reka ngubwire nanakwiyame mu buryo buri officiel nkozi bigize icyaha nabihamagazwaho kimwe cyo umujyi wa Kigali ufite umuvugizi ni Madame Emma Claudine Ntirenganya yahamagawe mu byemezo by'inama ya ministiri nta guvugira umujyi nturi umuvugizi wawe nta n'urwego n'uru na rumwe uvugira ahubwo baba gusuzume neza urwo rumogi wavuze badebe neza ahubwo nimba utarufite muri wowe cyangwa se utaruhinze muri ibyo byatsi byari biri inyuma yawe ntago uzanyereka ko ukunze igihugu ngo hamagaye ndi mu kiganiro nabonye wakoze ikiganiro uvuga ko ndi ikigarasha ngo kandi ko dukorana n'imitwe irwanya leta ariko nashatse facts z'ibyo wagendeyeho ndazibura ndagira ngo umbwire mu bushakashatsi waba warakoze unshinja kuba ikigarasha ubushakashatsi wabukoreye negeranye inkuru zose wagiye ukora se zibyabaye cyangwa izo nkuru zikaba ari impimbano izo nkuru ni impimbano kuko nta wundi uba wabajije hanyuma uru rwego se nta bayobozi bagiye bazibalansinga ni gute ukora inkuru ntubaze n'inzego bireba wowe ugapfa guhurutura inkuru umuturage aguhaye gusa umuturage ni iki umunyamakuru ni iki hanyuma iyo zikozwe ari inkuru mpimbano uri ribu uri umushinjacyaha uri iki shinzwe nanjye kureba inkuru nk'izo zibogamye nanjye nkazihengamura wowe nkande se wowe nkande wowe se ukora ziriya nkuru nkande nk'umunyamakuru nk'umuvugizi wa rubanda nkabaza n'inzego zirebwa n'icyo kibazo ahubwo nanabona no kwishinganisha nkurikije uburyo wamvuzeho ukananyita ikigarasha mfite impungenge z'uko turamutse duhuriye ahantu runaka wananyica mboneyeho kwishinganisha ndagusuje kandi ngo ikaze wowe wahisemo gukurikira Papi Empire TV ndagusuje wowe udukurikiye waramaze gukora subscribe nanagushimira cyane umusanzu wawe ndizera ko aho muri mu bice bitandukanye muri amahoro turi tariki enye ukwezi tutariki eshanu sibyo tariki eshanu ukwezi no kwa kane umwaka wa 2026 ndizera ko wowe udukurikiranye uri mu bice bitandukanye ukomeje kugubwa neza cyane so ntago ndaza kuba ntinda inkinzanya hanga ahandagira ngo buriya baravuga ngo ugusuriye ntumusurira kwita ikiburanyo nta nubwo ari narwo rwego ndimo ariko nje kugira ngo niyame nanihanize uyu mubyeyi ni umubyeyi na kimwe cyaranduta ngomba kumwubaha ndamusabwaho kumwubaha ariko kukubaha ntabwo biguha uburenganzira bwo kukwifata ngo unyurire ndetse binagize icyaha ariko kuko wakoresheje imbuga zawe mu kunkuraho amagambo y'ubuharabitsi kabiri kunsebya mu ruhame gatatu no kunyangisha rubanda n'igihugu nicyo gitumye nza kugira ngo ibyo bintu mbishyireho umucyo nabonye ikiganiro cyatambutse kuri channel imwe yitwa Magashi TV iyo Magashi ni umupapa w'umu-YouTuber nanakunda gukurikira ibiganiro bye akunda gukora inkuru zo muri mu burasirazuba bwa Kongo akena bisesengura ukumva ni ibintu azi ni umuntu kimwe cyo nta byinshi muziho ku bijyanye n'ubuzima bwe kuko baravuga ngo uburere buruta ubuvuke niko ni umugani nyarwanda ku muti w'ejo nibwo rero yaje aravuga ati ntawe yavuze ndibuze kuvugira nta n'uwo yavuze ndaza gusobanura ibye nje gusobanura ibyanjye nkanjye ubwanjye Magashi ndagira ngo nkwibutse ko itegeko nshinga ryashyizweho umukono na nyakubahwa perezida wa repubulika hari icyo rinyemerera nka papi nk'umunyamakuru kabiri nk'umunyarwanda nk'abandi bose itegeko nshinga nawe rikaba riguha ububasha bwo gutanga igitekerezo cyawe uko ucyumva ntihagire uguhutaza ariko ntago kiguha itegeko nshinga ntago riguha
ububasha bwo kuza kunsebya nkanjye ubwanjye, kunyangisha abaturage nkanjye ubwanjye, no kunyangisha igihugu n'ubuyobozi bwacyo. Kuba umuntu yakubaka cyabonye icyangombwa, kuba yatanga ruswa, abafite ukabikurikiranwaho, I don't care for me. No kuba nakora inkuru nkayitangaza nkanayisesenguraho, nta gitangaza kuko mbyemererwa. Numvisha uvuga ngo bariya biyita ngo abanyamakuru b'umwuga. Yes, umunyamakuru w'umwuga kuko mfite ikarita y'itangazamakuru, wowe ntayo ufite, niho dutandukaniye. Kuba wagira email yawe ya Magashi ukayifashisha ugafungura YouTube yawe ukayita Magashi TV, ntabwo biguha umurongo wo kuza kuntondagira, ntabwo biguha ububasha bwo kuza kunyandagaza no kunsebya no kunyangisha abaturage. Mu ntangiriro y'ikiganiro wavuze ngo mbangamije kubereka ibyo bigarasha, ngo hari wabaye ikigarasha ntababwiye ahubwo we bakurebe neza. Uherahe ushyira abantu ku rutonde rw'ibigarasha, ngo nkajya kubona ngo nkabona abantu, reka mbanze ndeke gato agace k'ibyo wamvuzeho, ngo noneho ngo abantu bakanyereza icyo kiganiro, ngo bakambwira ngo mu Magashi ngo ibintu wabibonye, ngo kutagira icyo ubivugaho. Ye urabivugaho ahubwo nkande, uri umuvugizi wa guverinoma. Ngo papi ngo nabonye ku Isimbi ngavuga ngo drone ngo z'umujyi wa Kigali, ngo nta drone bafite, ngo ahubwo ngo drone zabo ngo ni bari abahigi. Yes, kuko nge nabonye bamwe muri abo bahigi. Nakubu natanze urugero rw'amadrone ya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, zariya Nyabugogo zirahagaragara ziraboneka. Wowe ubwawe ukunze igihugu cyane da, harya wagikoreye iki? Magashi, ikintu wakoreye igihugu ku buryo wumva ugikunze cyane ni igiki? Who are you? Kimwe cyo ndi umunyamakuru wibyiyitirira ngo w'umwuga nyine nk'uko wabyivugiye. Kimwe cyo mu myaka maze muri iki gihugu, nicyo navukiyemo, nicyo nakuriyemo, ni nacyo mbamo. Winyumvisha rero ko ukunze igihugu cyane ngo nge wumve ko ndi ikigarasha cyangwa ndwanya igihugu. Ndagira ngo nkwibutse ikintu kimwe. Mu mirongo migari y'itangazamakuru, ubundi umunyamakuru ni iki? Ingingo eshatu ziranga umunyamakuru ni izihe? Ese izo urazizi? Usibye ibyo kwisesengurira muri Kongo, usesengura iby'igisirikare nkabyumva pe kuko wakibayemo. Ahubwo nanabona no kwishinganisha nkurikije uburyo wamvuzeho ukananyita ikigarasha, mfite impungenge z'uko turamutse duhuriye ahantu runaka wananyica. Mboneyeho kwishinganisha, mboneyeho kwishinganisha. Nta rwego n'uru na rumwe rukorera imbere mu gihugu rwigeze rumpamagara cyangwa se ngo runkoreho iperereza ku bijyanye n'ibyo bigarasha n'abo ba FDLR wavuze badukoresha, ngo ubone ko ayo mafaranga bayanyoherereza. ngo namwe ngo murashaka kuba abakandida ngo bo kujya gufungwa. Iriya ni inzu yagenewe buri muntu wese, nawe waba umukandida mwiza wayo. Nta rwego rurabamagaza ngo rumbwira ngo ubundi nkuvuze ntakagombye kukuvugaho kuko urashaka kunzamukira mu mavi. Kama umuntu ukunze igihugu, nubanza kumenya imirongo migari y'itangazamakuru nibwo wakagombye kumbwira ibyo. Naho ibijyanye n'ibindi byo wabivuze utampamagaye, ariko ngewe reka nguhamagare kuri platform zanjye. Nabonye uvuga ngo baba banyweye n'urumogi, ahubwo bishoboye kuba muri biriya byatsi biri inyuma yawe ariho urwawe ruhinze. Magashi, mwaramutse neza? Mwaramutse. Yego, nitwa Ndahiro Valence Papi.
nguhamagaye ndi mu kiganiro kubera ko nabonye wankozeho ikiganiro ukanavuga ngo ndi ikigarasha. Nguhamagaye ndi mu kiganiro nabonye wakoze ikiganiro uvuga ko ndi ikigarasha. Ngo kandi ko dukorana n'imitwe irwanya leta. Ariko nashatse facte z'ibyo wagendeyeho ndazibura. Ndagira ngo umbwire mu bushakashatsi waba warakoze unshinja kuba ikigarasha, ubushakashatsi wabukoreye. Negeranye inkuru zose wagiye ukora se zibyabaye cyangwa izo nkuru zikaba ari impimbano? Izo nkuru ni impimbano kuko nta wundi uba wabajije. Hanyuma uru rwego se nta bayobozi bagiye bazibalansinga? Ni gute ukora inkuru ntubaze n'inzego bireba wowe ugapfa guhurutura inkuru umuturage aguhaye gusa? Umuturage ni iki, umunyamakuru ni iki? Hanyuma iyo zikozwe ari inkuru mpimbano uri ribu, uri umushinjacyaha, uri iki? Shinzwe nanjye kureba inkuru nk'izo ngizo zibogamye nanjye nkazihengamura. Wowe nkande se? Wowe nkande? Wowe se ukora ziriya nkuru nkande? Nk'umunyamakuru, nk'umuvugizi wa rubanda, nkabaza n'inzego zirebwa n'icyo kibazo. Ntabwo zujuje ubuziranenge, uzasubire kwiga itangazamakuru wowe. Usi ariko maga njyewe numiwe cyane, nge ndibaza ahubwo uko inkuru ukareba uruhande rumwe. Icyo witura banza wumva icyo nkubwira. Banza wumva icyo nkubwira. Ahubwo nge mbona ari wowe wanga leta kubera yuko mfite ikigo cyitanga buretse wumve, banza wumve nkubwire. Banza wumve icyo nkubwira. Njyewe nkorera igitangazamakuru kizwi gifite platform izwi. Ndamutse nkoza amakuru inkuru itujuje ibisabwa byabazwa ikigo. Kabiri, nkoza inkuru mpimbano ni icyaha gihanwa n'amategeko. Hari inzego zakabaye zibinkurikiranaho. Hanyuma wowe muri izo nzego uri igiki? Inkuru wagiye ukora use wowe umuntu akwereka ngo byangombwa ngo byo nari nemerewe nibi, warangiza ukerekana yuko habaye amakosa ngo yo gusengerwa kandi werekana ibyagombaga kubakwa. Wowe buri bushatse kukwerekana iki? Wimbeshyera gutyo ukurikira ikiganiro cyose. Ikiganiro ntabwo gihari se? Banza ukurikira ikiganiro cyose wumve n'ubusesenguzi bwacyo kandi wigendera kuri ibyo. Maze banza wumve Magashi, maze imyaka 15 nkorera ibigo bizwi media house. Ibyo mukora turabibona. Ubibona nkande wowe se? Ndabibona nk'intore yose. Ahubwo nk'intoragura amayogi. Hanyuma se ko ribi taramamagara imbwire ngo wakoze inkuru mpimbano, ko polisi taramamagara ibiguti wakoze ibi bigize icyaha, wowe ubijyaginga nkande? Ubwo wabibonye bora nabo baraza kubibona. Wowe nakareje muri ratanga mukore inkuru ngo zififitse ngo umuntu ngo ntabwo yamenye ibyo murimo ntabwo tuba tubona. Wowe kirema byo nyine ni umutubuzi, umuntu yararagiriye aba mu Bushinwa, ibyangombwa ntabwo bimuri ibyo. Higira undi ureba. Banza reka ngubwire nanakwiyame mu buryo buri officiel. Nkozi bigize icyaha nabihamagazwaho. Kimwe cyo umujyi wa Kigali ufite umuvugizi ni Madame Emma Claudine Ntirenganya, yahamagawe mu byemezo by'inama ya minisitiri. Ntabwo uvugira umujyi, nturi umuvugizi wawe, nta n'urwego n'uru na rumwe uvugira. Kabiri, mfite icyo itegeko nshinga rima uburenganzira. Nkoze ibijyanye n'icyaha hari inzego zakabaye zibinkurikiranaho. Ntabwo wowe Magashi ufite uburenganzira bwo kuza gukora ibintu nka biriya. Ahubwo wowe bagusuzume neza, urwo rumogi wavuze badebe neza ahubwo nimba utari ufite muri wowe, cyangwa se utaruhinze muri ibyo byatsi byari biri inyuma yawe. Ntabwo uzanyereka ko ukunze igihugu undi ngo umubone nk'umwanzi. Ibi bintu wakoze ni ukunyangisha abaturage, ni ukunyangisha igihugu, ni ukunyangisha n'inzego. Ntago wakabaye ukora ibi ngibi. Kimwe cyo nagira ngo mbanze mbishyireho umucyo, nta nubwo nkuvuzeho ntakabaye nkuvugaho kubera ko bitumye n'abatari bakuzi bakumenya. Nyine ni kwa kundi umuntu uzarira ku munyagasani. Impamvu habaho inzego n'izihe? Itangazamakuru byo ni ikiraro gihuza umuturage n'umuyobozi. Ibyo urabyemera cyane? Nabyo ntabyuze.
itangazamakuru ntabwo mbereyeho kuvuga ibitagenda. Ni nabyo nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze, atari ko mwe abanyamakuru turahura ntimumbaze ibi, nuko abo bivugwaho muba mudashaka kugira icyo mubavugaho. Iyo tweretse ubuyobozi tukereka inzego ibitagenda bigakosoka bikajya ku murongo bikagerwaho, uwo ni wo murongo mugari w'itangazamakuru ndetse no gukora ubuvugizi bwimbitse. So iki kiganiro ndaza kongera nyikore mu buryo burambuye, editors akantu gukanda akantu gukandi, kugira ngo muze kuba mwasobanukirwa. Nge nitwa Ndahiro Valence Papi, iyi ni Papi Empire TV. Kora subscribe, munatanga ibitekerezo byawe. Gusa Magashi stop kuri ngewe. Magashi vuga n'uyu ikorera akazi kawe uko usanzwe ugakora mu buhanga bwawe n'ubunararibonye usanzwe ubikoramo, ibyo ni ibyawe bikureba. Iki kingo ngo ntawe ujya kuba ikigarasha ntababwiye, bande bakubwira wigaragaza ko ukunze igihugu cyane ngo abandi babonemo ikibazo. Wowe ukunze igihugu ku ruhe rwego? Wowe ukunze igihugu mana yanjye, uri umuvugizi wa polisi kugira ngo uvuge uti twasanze ibyo bakora bitujuje ubuziranenge. Uri umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo twumve nimba ugiye kutugenzaho ibyo byaha. Uri umuvugizi wa guverinoma uvuga uti nyamara bariye batungwa gatoki barebwe. Urinde ugize amahirwe nge nkuvuzeho kuko rubanda ntirwari rukuzi. Ibi bintu rero rimwe na rimwe iyi abari imvugo zihembera urwango, zihembera amatiku, nta nubwo byakagombye kuba bikozwe n'umuntu nkawe. Nge ndatunguwe cyane. Ubu mbabarira umwiza ukuri, wanyifuriza icyiza cyangwa ahubwo duhuye wahita undangiza ejo ugasanga barimo kuvuga ati Ndahiro Valence Papi yapfuye urupfu rutunguranye, abamwishe ntibaramenyekana, aracyakorwa iperereza. Aho niho hatumye hejuru nishinganisha abo bakohereza izo nkuru. Yemwe n'ikigo nkorera nta rwego ruragitumiza ngo rukibwire ngo ibi murimo gukora ni ibi n'ibi. Watabaje Mama Scovia, umuyobozi mukuru w'urwego rw'igenzura rw'itangazamakuru RMC, nawe ntabwo dutumiza ngo atubwire ati imirongo migari ya BTN TV turabona ihabanye n'imikorere y'uko mwakabaye mukorera imbere mu gihugu. Yemwe nta n'urwego ruraduhamagara kuri ibyo. Ntabwo nje kuvugira BTN, nge navuze ngo ndaje. Buriya uko inkende yurira igiti niko ibirusha gushyira ubwambure bwayo ku gasozi. Ndaje rero nge gusubize icyubahiro nkugomba. Ntabwo nzakirengaho, nzakomeza kukubaha nkuko nakubahaga, urabizi. Sinshobora kugucaho ngo nkomeze ntagusuje Magashi. No mu kiganiro cyawe wakoze ntiwigeze uba wampamagara ngo umbwire ngo Papi ibi bimeze gutya. Buriya ngo ugira Imana agira umugira inama. Iyo nama warampamagaye uranyicaza, urayingira, uravuga uti nyamara Papi dore ibi ngibi ni yego na izo nkuru dukora zifatwa n'ibyo bigarasha bikazikoresha mu nyungu zabo. Hanyuma nawe kubishyize ku mbuga nkoranyambaga ibyo bigarasha wabiborotse kugira ngo bitaza gufata ibi wavuze ngo bigenda bibijambura. Washinjije abantu ibyaha, wigize urukiko, wigize parike, wigize all in one. Ariko se koko nibyo? Ntago kuba ufite mikoro, ufite na kamera bikugira umunyamakuru. Usibye nabivuze no hejuru, usibye kuba ufite Gmail wakoresheje amahirwe igihugu cyaduhaye, twese natubera amahirwe angana. Wiyakoresha ngo ufate umuyoboro wawe wa YouTube
uze kuwuntukiraho, uze kuwufata akanya ngo unyangishe rubanda, uze kuwufata unyangishe igihugu. Ndatuye kuva mbayeho ntago ndava mu gihugu ngo njye kubundabunda, nta nubwo bari bangenzaho ibyo byaha uvuga. Hanyuma wowe uraje biturutse ku marangamutima yawe, cyokora ntago na itegeko nshinga riguha uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cyawe, sinagire n'ugihutaza. Ntago nje guhutaza igitekerezo cyawe, ariko nje kugukebura abo wagiye ushyira ku rutonde, ba Jean Paul Nkundineza, uriya musaza wo kuri SKFM, ba Bosco Impaya, ngo bavuye mu Rwanda bakajya kubibiga. Ibyo byose ntago nje kubavugira. Njyewe naje nkanjye nka papi, igihe cyose ndi mu mwuka w'abazima ntibasha kuvuga. Nubundi uraza kongera usubira inyuma y'urwo rumogi urimo kuvuga, kuko ibyo byatsi sinabonye ibyo ari byo, nimba ari narwo rumogi nawe uba wanyoye simbizi, kuko nge biri n'amahire ntatabinywa, ndi mu gihugu imbere. Nibashaka n'ubu ngubu bambwire natse imodoka yanjye njye kuri Rwanda Forensic barompimemo. Ahubwo wowe nimba nabyo simbizi. Nukora ikosa ukongera kugaruka nabwo ukamvuga, nzagaruka nanjye nongere nkuvuge. Kabiri, aho mbashije kujya ku ma platform yose anyuranye, nta kizambuza kukuvuga, kuko wakoze tushe ikomeye cyane. Magashu uri kurenzwa umurongo, Magashu urimo gukorera ibyaha ku mbuga nkoranyambaga, n'icyaha gihanwa n'amategeko. Nibiba ngombwa nzanatabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Wikwitwaza icyo uri cyo, ntunaze kunkanga. Niyo mpamvu yego wabaye umusirikare w'ikigugu, ariko ntago ukiriwe. Ubwo ushobora kwitwaza icyo uri cyo ukaza kunkanga, bikazatuma unajya kuntega ukanyica. Niyo mpamvu nishinganisha, ndakomeza kwishinganisha. Ndagira icyomba mu bibaze Magashi. Ndaramuka ngize icyomba, ndatabaje ndahuruje mu kibazo uyu Magashi. Wikwitwaza icyo wari cyo, ngo witwaze ububasha ufite wowe ubwawe, nguze kubyari unyangisha abantu. Ayo ni amakosa akomeye cyane. Nari umugabo ntihabwa intebe, urabyumva? Ahubwo ndaje mpamagare abafite mu nshingano kureberera reserve, nishinganishe. Nyakubahwa Afande Mubarak, ndishinganishije. Afande Mubarak ndishinganishije, kubera ko wabaye umusirikare igihe cyari cyose wamamagara agasubira muri icyo gisirikare. Ashobora no kuba yaravuye muri iki gisirikare atahanye imbunda akazantega kandi asa. Urabyumva? Njye mfite ubwoba bukomeye cyane n'umutima wagiye. Kuko Magashi singenda nihishe, aho ntuye harazwi. Dufite ikibazo cy'umuriro wa rege urimo kugenda iminsi ku munsi ku wundi. Ushobora no kuza ugakata insinga z'iwanjye kugira ngo unyice Magashi, kuko nta rukundo mfitiye. Waje uravuga ngo ndi ikigarasha. Sinigeze mpamagarwa, nta n'iperereza ndakorwaho n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ngo rumbwire buti baravuga imikoranire yawe n'aba barwanya leta, ibimenyetso dufite ni amafaranga y'amadolari yaciye kuri konti yawe aya n'aya, sobanura uko yaje. Twabonye kandi ibyo mfite byose, inkomoko z'imitungo zirazwi. Ahubwo njyemba mbona hano harimo n'akantu k'umwuka w'ishyari wo kuvuga ngo ko mbona nsaziye kuri izi kamera ariko nkaba nshaje ntacyo mfite. Magashi, nimba ari inzara waje tukakugira icyo tugufasha, ko gufasha byahozeho. Imyaka maze mu itangazamakuru ko nabashije gusevinga,
aho kugira ngo uze kuri izi mikoro ujye kuri imbere ya kamera wiguriye uze gukoreraho ibintu nk'ibi. Ntabwo rero njye nari kwibona ngo nceceke. Hari n'abamamagaye barambwira bati papi ibi bintu wabibonye, harimo abanyamakuru dukorana ariko wowe ngo ababikohereza bavuga ngo gira icyo bivugaho sinabamenye. Ntibari abakubwiye bati ukunda igihugu cyane, nabonye ngewe ngo nakaregeya ariko washyizeho gereza yawe cyangwa abo bakoherereza izo nkuru twakoze ujya kujambura. Ikiza kiriho izi nkuru ntabwo nzikora ngo nzikire kuri YouTube channel yanjye zitabanje guca mu kigo cy'inkorera ngo zibanze zigenzurwe na chief editor barebe ko ibyo nakoze byujuje ubuziranenge byoherezwe on air. Buriya media house itandukanye nabo bakora mu buryo bwa social media, ushobora kuza ukavuga ibintu hariya ugahita uploading, ariko inkuru ijya gutambuka babanje kwicishamo amaso. Kandi ntabwo mpamya ko umunyamakuru ari umwanzi w'igihugu. Ntabwo umunyamakuru ari umwanzi w'igihugu. Kimwe nuko n'uwo munyamakuru iyo akoze ikosa afatwa agafungwa. Ngo buriya ngo muzabarebe ngo bari muri rya shyaka ngo rya Ingabire Victoire. Come on man. Ajya gusoza aravuga ngo ariko ngo urwo rumogi muba mwanyoye. Ariko ngiye nanumiwe pe. Ariko mana yanjye cyokora bikanisabire urwego rw'igenzura rw'itangazamakuru, nisabire abayobozi mu nzego bwite za leta. Ntawe mbujije kuba yabyaza umusaruro YouTube, ariko ni mubahugure ibyo bakora babikore mu buryo buri professional, mu buryo butagize ibyaha. Kuko iyi murandasi twabonye noneho utekereza hari zimwe mu mbuga batahaye monetization, kumona zose nizimara kugira monetization bizamera nka babandi banje kwivugira ngo turashaka kuba abastari bakajya kubeshya inkuru iraho impimbano babeshyera ababyeyi babo. Koko hakuze umwana w'umuhungu ukavuga ngo nasambanywaga na data, nako ngo umukobwa. Tose nikangubwiza ukuri Magashi nkuvuzeho ntari kubasha kukuvugaho. Kabiri, ntago nteganya kuba nakubahuka. Gatatu, nubwo navuze ko ushobora kuba wangirira nabi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ntago bigiye gutuma mpunga igihugu. Ntago ngiye guhunga igihugu kubw'ibyo wavuze, kuko ibyo wavuze hari amarangamutima yawe yuzuyemo n'amakosa yo kutamenya ethics cyangwa se imirongo migari y'itangazamakuru. Kuko iri tangazamakuru ukosheje arebwa n'inzego bakamuhamagara bakagira ibyo bamubaza. Ngewe impamvu nje ngahita ngusubiza mu buryo buri direct, baraza kugusubiza kuko ndahamya ko abo wabwiye, abo wamenshoninze bose, nta numwe urimo ufite ikibazo cyo kutavuga, babasha kuvuga. Ndabizi neza baragusubiza. Abe Jean Paul nkundi neza, ndabizi ntarya imboga aragusubiza. Bagize ngo inkuru bakora ngo zirajyana zigakoreshwa. Ndashaka kugira ngo nkubaze, izi nkuru zibaye ari inkuru mpimbano gukwirakwiza ibihuha n'ibinyoma ni icyaha gihanwa n'ingingo z'amategeko ahanwa. Wiza rero so ntabwo uri chief editor wanjye, nturi umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru nkorera, nta nubwo ntaha mu zuru ryawe nimba nditahamo umfune.
ubu icyubahiro nakugombaga kuko uri umuntu mukuru cyavuyeho bitewe n'ubujiji wagaragaje. Ndabashimiye cyane. Aho nakoresheje imvugo zitari nziza niseguye ku bari bubashe kubyumva muri ubwo buryo. Gatatu, sinzigera ntezuka mu kuvuga ibitagenda, kuko iyo ugaragaje ibitagenda abakagombye kubikosora akabishyira mu buryo bw'uburyo bigomba kugenda barabikora. Aho niho tubera abafatanyabikorwa beza n'inzego. Ntabwo umunyamakuru wese uvuze ikitagenda kandi gihari aba ari umwanzi w'igihugu. Iyo myumvire yakaba yihinduka. Ntabwo rero nzajya gukora inkuru ngo nguhamagare nkubwire ngo wangiriye inama y'ukuntu ndi bubivuge bitaza kugira uwo bibangamira. Upfundiye icyobo kirimo ibiboze niwe kibanza kunukira. Ntabwo rero ngiye gukorera ku marangamutima no kugira ngo nshimishe ibitekerezo bya Magashi.